Ijambo ry'umunsi. Inshingano yacu ikomeye. Soma igice cya 28 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Niba uri umwizera, uri mu mubiri mwiza cyane wa Kristo, wahamagariwe kuzana umucyo we ku isi, haba ku giti cyawe cyangwa se hamwe n'abandi. Nubwo benshi babona itorero nk'umuryango uhuza abantu, ntabwo ari byo Bibiliya ivuga. Rimwe na rimwe twibagirwa yuko intego yacu atari ukugira ubusabane, atari ukuririmba no kubwiriza no kuramya gusa. Yesu yaduhaye icyerekezo cy'ubuzima, atubwira yuko tugomba kwamaza inkuru nziza mu mahanga yose. Inshingano zawe rero zirimo umuryango wawe, zirimo inshuti zawe, abo mukorana, ndetse wenda n'itsinda ry'abantu Imana ishaka gushyira ku mutima wawe kandi mu buryo bwiza. Mbere yo gusubira mu ijuru rero, Yesu yahaye abigishwa b'inshingano nkuru, aho yasezeranyije kuzabana n'abizera kugeza ku mperuka. Iyi mihigo iracyahari kandi nabwo yatwereje gukora umurimo we twenyine. Yiyemeje kutazadutererana, aho yatanze icyizere ko imirimo yose izagerwaho binyuze muri twe ndetse n'umwuka wera we. Mbega icyubahiro gishyirwa muri gahunda yo gucungura umwami ku isi. Araguhamagarira kugira uruhare rukomeye mu bikorwa by'ubwami bwe ndetse no guhindura ibyacitse mu gutanga ubuzima bushya. Ibyo ukora byose mukumvira ni amahirwe kuri mwuka we wo gukora cyane binyuze muri wowe. Aracyatubwira ubutumwa bwe bwo kwizera. Uzagira ngiye nk'umufasha wawe, umutwari wawe, kandi nk'umuntu w'intsinzi yawe. Uzagira ngiye nk'ibikoresho byawe, imbaraga zawe, amavuta yawe. Ibyo ukeneye byose uzabisanga muri nge, uko nguko niko Yesu Kristo atubwira. Ese ni gute kumenya umuhamagaro bihindura uburyo ubona ubuzima bwawe bwa buri munsi? Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.